ubundi naguye mutesta ahagaze uretse ko agira ubuntu bakabamuhaye impeta ugira ngo bagiye gusezerana nta mabanga yandi mfite ntashaka gushyira hanze ubu nyine we nta jambo ribiri muriho kuko yasezeranye hari icyo bita isezerano rifite agaciro ndaryubaha ngewe kuko n'abanyita indaya ndabashyigikiye nta muntu nasezeranye nawe none zo simfite abana bavuye kandi nasezerano nge Fred nambwira ko tuzakorana mariage ndamubwira ati guma mugabo mwiza ntacyo bintwaye arangije we agize ate aciye ku ruhande guca ku ruhande ntacyo bintwaye ndacyafite ibyiringiro Mutesi simuzi sinamwanga urugo ruhire gusa nibimutogotana ndaguma ndivuge iri jambo nibimuhinduka ntazabizane kuri kamera natwe tubitsa amarira tugomba kurira yaramuvugishije amuha amafoto yose Mutesi akora iyo bwabaga amugara ahindukira arayanyereka arambwira ati icyo shaka nagatwiko kuko kukureka sinabishobora n'uyu munsi uri mugabo yashoboraga gusezerana kagaruka iwanjye icyanzanya hana agasuzuguro nanze mu byukuri nta mugabo w'abandi natwaye Fredina nta mugore yari afite ishyano ryaguye nire ko bamuntwaye ahubwo baramugutwaye ishyano ryaguye nire ko bamuntwaye gutega papa uriya se hari abantu hari abapampe ibintu hano hanze turarutana ku isoko ry'umurimo uyu munsi wa none rero nari kuba bararuko natwaye umugabo w'abandi cyangwa narindi kumwe n'umugabo ufite urugo kuba bamuntwaye mu mpepore utwaye kuko uyu mugabo Mutesi yashakanye nawe nta mugore yamukuye mu maboko uzwi ntabwo yamuvanye mu rugo rw'umugore basize none se ntibamukeneye kumenya ibitazwi twabibazanye nimba nsigiye inda ntimubizi niba nsigiye umwana ntimubizi ahubwo mwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire promosiyo y'ibibanza dusoza umwaka Dream Town Rusororo miliyoni 7 na miliyoni 4 n'igice na Bugesera miliyoni 2 n'igice Inyamata mu mujyi miliyoni 6 Ibumbogo Musave miliyoni 10 hose ni mu miturire waba ufite ikibanza cyangwa inzu ugurisha hamagara umurongo utishyurwa 6070 na WhatsApp 0783 93 soza umwaka neza na Marshall Rio Estate. Andukanye no kongera gukoresha ameza y'akara hanyuze mu bikorwa byawe waba ufite hoteli waba ufite moteri barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe igishuro ntago bikirizo zawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda Beauty and Wood Limited igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda abazaniye yameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije bakanyamabuye meza ateye amabengeza biti biryoheye amaso indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajyuzira imbere waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo apartment waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited igisubizo ku banyafurika umeze neza ko subscribe kandi nawe turayikwangiza ngo ukanda ubundi tubane umunsi ku munsi ni Bobo umuhungu wanyu umuhungu w'abanyarwanda umuhungu ukunda gusenga kahunga ibyaha n'abanyabyaha n'abasa byo n'ababeshyi n'abakobanye ntajya yicarana nabo ntibibaho iyo intro ko ari ndende nagira ngo mbahukuru uyu mwaka nkuvuge unshima nkushime unyiteho nkwiteho unyanga nkwanga ijisho ririho rirwirinde twaringinze biranga Jackie bigezaho ko buri muntu akora ibimurimo yego nuko tuje tugarukanye n'umwarikazi umunyarwandakazi ugaragaho gutemba inshyushyu aho yayinyoreye nazi urasa neza bambe murakoze cyane kwaye kaza ngasuhuza abakunzi bawe n'abanzi bawe bose okay fine thank you ndabasuje abakurikiye Ukwezi Live TV abakurikiye Inside Rwanda amahoro Imana nabane namwe ndagarutse mu kiganiro cy'umunsi nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Uwase Jacqueline turi kumwe na Bobo muri hosting show Bobo meze neza meze neza cyane nitabye karame mubyeyi ari komante naraye mbonye yamba ngo ese nguru umuhango mbese yashyize mu gatebo kanguru umuhanuzi ukaba umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi uwo muntu wampaye iyo message ndagushimiye yangezeho kandi biratwubaka ariko n'abadutuka
uzi umuntu ndwanya niwe nkunda cyane kuko nta muntu utunga urutoki wumuri inyuma bitamenya ko nagusize kure mbari mbona ko nagusize ahubwo nk'iyipeti nkavuga nta muntu burya rega nta urwanya ariko buriya nta n'umuntu urwanya wamusize umuntu arwanya wamusize umuntu yaragusize yabona umwanya ko ntago yabona umwanya wo kugaruka impamvu navuze ngo nta utunga urutoki wumuri umuntu wanagusize ntashaka guhindukira ngo aje kuvugana nawe ararebana n'uri imbere ye kandi arashaka kugera ikirenge mu cyambo cyane yes fine Jackie umeze neza wowe meze neza ndashima Imana ndamahoro masa iyi weekend yakugendekeye gute weekend imeze neza yego weekend imeze neza ngo weekend numva afite umujinya imeze bite weekend nari bipapa weekend ni wagwana wayiririye weekend nayiririye hano muri Kigali urabizi ko last week narindi Rubavu I told you narabikubwiye twaranaganiriye hanyuma ndi kwihuta cyane sinzi niba ikintu ushaka kumbaza kuko wena mfite abantu bari kuri airport banegereje yego aho twihutira rero twabushize twaganira uvuye Rubavu uvuga ko batereye ivi mu masasu ariko ntarabona ikimenyetso nyacyo uravuga ati nayikuyemo kugira ngo best atarakara impeta Kripa wenda nuko agira ishyari nawe adashaka gutuma abantu bayibona abisabyirengagiza ahubwo ariko ntacyo bitwaye Kripa agira ishyari namwe muramuzi nibisanzwe shawagabanyije ishyari shaka Kripa we Kripa agira ishyari impeta kuba yanga afite we oya Kripa agira ishyari ariko abantu baranabizi ariko ntacyo bidutwaye so ndimo nihuta cyane rero iki kiganiro sinzi niba kibuge n'iminota 15 cyangwa 10 mu byukuri kuko ngiye kuri airport kuko tugiye guherekeza Sheri aragiye asubiye muri Amerika yego nyuma yo gutera ivi aragenda uyu munsi nuko nyuma yuko agiye tugomba no gukora akazi yego reka nkwibarizaho gatoya mu minsi ishize twabonye save the team pastor witwa Pastor Mutesi bukeye ejo kuwa kane ku cyumweru gishize ese bagiye mu murenge kwa kangahe mafuta kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu umurenge ariko kwa gatanu na nuzigira nago mbizi kwa gatandatu rusangi bakuwa kane I don't care ye yawebereye urashaka kumbaza kuri Pastor Mutesi ni muntu ukikuri we Pastor Mutesi I told you n'ubushize nabibwiye besto Pastor Mutesi she's my role model Pastor Mutesi n'umuntu wanyubaka cyangwa unyubaka cyangwa se uzanakomeza kubaka abanyarwanda nago nzi kino kigana iminota kiri bugire ariko icyo nzi neza nuko nta kibazo aragaruka nagenda nta kibazo nago nzi kino kigana iminota aragaruka kuko uriya n'umushoferi wacu nago genda umushoferi we yego gusa turi gucungana n'iminota kuko aragenda saa 10 tubangure saa 11 aragenda saa 11 arajya muri check-in so turakubita tubangura yego ibijyanye n'ivi rero rivugirwa ko rivugwa ko ryaterewe Rubavu mu masasu yego brase mbyemerera cyambi yakane kuko Mutesi yatusigiye inama ivuga ngo nibyo ujunditse mu itama bawe kubita ingoma bigatakara ni uvuga ngo umuntu yakabaye yizera icyo yamize mbyizere cyambe neza wawizeyemo gake kuko iyo yavamo anyway ariko bura nta nagira se arwaza ari hejuru agahita akuramo agashyiramo iyindi ariko hari umuntu dukorana wambwiye ngo nyuma yo meta hari izindi nk'eshatu ariko abanzi b'abantu babaho none se rero umudo wawe ko twamumenye wabuzwa n'iki ndaswenyuwe mu kiganiro rero umudo wawe twamuye kandi ibyo turabimenye kuko dore twamaje kubona amafoto y'imiroye y'umurenge datubona umugore uwamujyanye mu murenge yagiye gusezerana abyutse mu rugo rw'undi mugore ese ubwo rero umudo wawe ntitwamumanye mu rugo rw'undi mugore ari nawe uyu uri kuzamuka se oya ahubwo bamumpera agatebe yicarana nanjye mbite mfatiraho nanabimubaze mbone kuvuga rero umudo wanjye neza rero umudo wawe rwose yagiye gusezerana akasezerana abyutse mu rugo rw'undi mugore baramaranye imyaka 2
bari babanye imyaka 2 mana yanjye ndakubonye ndi mu kiganiro barimo baranserereza ngo Rumodo wanjye Mutesi ngo hari ahantu yabaga mu myaka 2 bahita banungira agatoki ngo niyo mpamvu nawe tutizeye iyo meta kuko ari Rumodo wawe nyine nuko zatubona biza ubwo uratubaza uhagaze naza nyicari iruhande nakomerezeho dore nguyu ndagira ngo nukubeshya no arimo neza se wamwibarije njyamana nayanjye yabyiye mugiye gusezana byutse mu rugo rw'uyu mubyeyi bamaranye imyaka 2 yamwondo yavuye muri gereza yego turabasuhuje banzuza nayo mazi umubyeyi abanza asomeho abanza acururutse umutima atuze mu mutima ni kuri Inside Rwanda TV ndetse n'ukwezi live TV uyu mumama njyewe rwose no mu buzima busanzwe ntananyihakanire kuri kamera ndamuzi turaziranye ni umukozi w'Imana nawe yari afite icyumba cy'amase nawe yanihanye yego ndabasuhuje amazina yanjye nitwa Nyiranshuti Sandrine Jacques uraho neza ya ntabwo byoroshye ariko kandi biraza koroha kuba yewe narimo mbazwa mu kiganiro urazamuka abarambwa ngo dore umugore ngo waho ngo pastor umugabo wa Rumodo wawe Rumodo wanjye ndavuga nturiya se nuranda muzi nazamuke tuvugane shanaga ari agatwika abanyarwanda batwumve mbabara umbwire ngeze agatwiko ibindi byo nabyo nsirekane gamatwi nkuko abandi bose badukurikiye bagiye kubyumva ya ntabwo ari agatwiko kuko Fredina wabaye umugabo wa Mutesi sinzi impamvu abantu nyine bihutira kuvuga cyangwa kumva ko haba harimo ishyari cyangwa kumurwanya nta kumurwanya guhari niba ari nacyo nasabiraga Imana imbabazi ndetse n'inshuti zanjye harimo nawe Jacques tumaranye igihe kinini kirenga imyaka 4 dusengana hari Imana twabonye ya rero kuba umuntu w'Imana yabasenga ntago bibujije ko yahura n'ibigeragezo uretse utararengaho urimo Jacques mu bo wasengeye yego biri mango si mu magatebe neza yego ikomeza ya yaransenge simya birahindutse njya ni akana muntu nubwo yabari mu bibazo mane umubyeyi arasenga kare ndamuzi yego indi byo ntabyo nzi yego ni amakuru mashyashya kuko ntabwo nabashije kubwira inshuti zanjye zose ngo ndi kumwe n'umugabo kuko yewe Fredina namuhawe na mubyara we rero ni inshuti yanjye cyane nawe tumaranye igihe kinini rero kuba yaraduhuje umugabo avuga ko akeneye urugo avuga ati Sandrine ndi imfubyi nta babyeyi ngira nta mugore ngira twibera inshuti hari ikintu kimwe navuga ngo akoze ikosa ashobora no kuzicuza uje umuntu agusengera wowe ku ruhande rwawe umurushije imbaraga uramugushije yego wago ariko ukabyuka kuko ntago kugwa ari ukurambarara none agiye atanasezeye imyaka 2 ni myinshi ufurira umuntu muhanagurira inkweto umugaburira mukanya yampamagaye ubwashize bwo nyandikiye message ambwira ko ari busy ariko ashaka kundeba mu rugo message irahari amarikoda araharabwira mubyara we ko ndi umukene Sandrine ari kubona ko nta mitungo mfite nibyo koko tujya tuzira ikiciro turimo ariko mu by'ukuri Fredina twarakundanye karahanyuze n'ubu ntiturarekana uretse gihe wamuretse nkafata n'umwanzuro wo kubishira mu itangazamakuru ngira ngo mbatume mumumenyeshe ko yahemutse yihannye ahinduke abere Mutesi umugabo mwiza kuko Mutesi twese turamukunda bikomere yahuye nabyo natwe bimwe nimwe twahuye nabyo mu rugendo duhura n'intambara nyinshi ntabwo byoroshye urugendo rw'umugore utari kumwe n'umugabo burya umugore uri kumwe n'umugabo ari kuvuga ati kubera icyo umukozi w'Imana yagwa mu cyaha umwana w'umukobwa uri hano hanze akavuga ati ibyinshi biratwikiriwe ariko ibitwikiriye bizatwikururwa twebwe turi mu minsi y'inyongezo uwagira ubwenge yagarukira Imana agaca bugufi ngewe mbonereho kuvuga ngo ubukwe bwa Mutesi butumye ngewe mbona n'akanya ko kugarukira Imana yego mbese wari waraguye ya ntago narambaraye ndibaze se naguye bo bahagaze nacyo ndakibaza yari mu kinyoma cy'agakiza nari ndi mu cyizere kidahari kuko ngewe nasezeranywaga mariage twe dufitanye mariage ako pastor reka nkwibarize reka nkwite pastor ufite abantu shumbye
yewe mu gitondo kikara twakikana na Joel nkora intro bisanzwe ko Joel no wakoresheje ndashaka kwibariza yego ndashaka kwibariza ngiye ku giti cyane yego tujye tubwizanye kuri tube clear nimba muri hana ko yego gute wabashaga guhagarara imbere y'abantu ugahanura uziko wararanye n'umugabo utazwi ya abantu buretse atarasubiza mbabwira hari ijambo merutse kubwira abantu abantu bajya batubuza gukora ibintu ariko bo bakabikora kandi bakihana wenda ashobora kuba yarari muri icyo cyiciro nge sinje hano kugira ngo muvugire ahubwo nanjye ari ikintu nje kumubaza nk'inshuti yanjye nk'umuntu twasenganye muri iki kiganiro se mama Lionel uyu munsi wa none hari urubanza ufitanye na Mutesi nta rubanza dufitanye hari n'urwo ufitanye n'umugabo wese umugabo we icyo mushinja nakimushinjije gute agenda atansezeye twaragiranye ibihe bimeze kuriya kandi ko nta kibazo nari mfitanye nawe yambwira kuko ku munota wa nyuma Mutesi avuye ajya muri Kenya umugabo yamuterese turi kumwe ambwira ko ari agatwiko arambwira ati genda shaka hituri ya mugore nazengurutse etaje abo mu mugore wishyura etaje ya 700 afite ibyombo afite ibirongoranwa umugabo ukurikira ibyombo rero reka nkubwire yewe bamwita abamarafika abantu benshi niko yego ko ngiye nkunda kumwita Lionel yego nawe no ndi muri iki kiganiro singiye kujya ngo ngukoze isoni cyangwa nsebye umukozi w'Imana cyangwa nsebye umugabo we nzira ngo urabizi ko Imana yo ijya yemera ko ibintu bitubaho urabyemera ko bino bintu byabaye Imana yabyemeye kandi Mutesi nta ruhara afite muri ibi bintu kuko ntago Mutesi ari waterese umugabo niba Mutesi yaranamenyanye n'uyu muntu uyu mugabo niwe wateye intambwe ajya mu buzima bwa Mutesi ntago Mutesi wenda ari wateye intambwe kuko nta mugore witeretera reka tuvuge ko ari umukire nkuko nawe bivuga nkuko n'umugabo yabivuze nta nicyo bitwaye niba ari umukire arakenewe ntagakeneye ntago uyu mugore ari umukire ntago uyu mugabo ari umukire umugabo niwe uvuga ko umugore afite nanjye nibyo ndimo ndavuga nushaka kumisha ngo mikoro nyenyerijwe ijwi rirerera baranyumva ariko reka nkubwize ukuri turi muri iki kiganiro dukureho umwambaro dukureho dutwikurura ibintu ariko singiye kugusenyura umukozi w'Imana kuko nanagusenya agahinda kanyica byanamba nge nkuzi nk'umukozi w'Imana niyo wabaraguye nibwo ugiye gora n'abagutuka n'abagusenya ariko ari cyo nkubahira nigeze kumenya ngewe niko mbizi sibyo ntago ndivuge ngo umuntu wenda bishyuye nabyo nzi ntago ndivuge ngo umuntu uhagurukiye Mutesi nabyo nzi reka nkuvuge nk'umuntu nkuzi wasengaga sibyo ngiye kukuvuga nk'umuntu nawe nzi wasengaga ibyo wakoze sinakurimira itaka wakoze nk'umuntu nyine mu ntege zawe za muntu bibaho ariko ntago ngewe nubwo nanjye nguhaye mikoro wenda kubera ko mvuze ngo nibaguhamagare tukubaze ntago ari agatwika zamutse hariya ndavuga ngo natwe tukubaze ariko uyu muntu ko yamaze kujya mu murenge ubundi ibi byose byo gutanga ibiganiro no gutanga ubuhamya no kubivugaho byo urabivuze ngo bigire icyo bifasha abanyarwanda ubivuze mu rwego rwo kumusebya ubivuze mu rwego rwo kwihana ubivuze mu ruhe rwego ngewe kubera abantu benshi banzi ndi kumwe n'uyu mugabo ngewe icyanzanye mu itangazamakuru icya mbere ni ukugira ngo mbohoke icya kabiri ni ukugira ngo nice kuri uyu mugabo kuko ntarandekura kuko ndatekereza ibyo namuvuze bitazatuma atera intambwe agaruka kundeba icya gatatu ni ukugira ngo mburire abamama bibana abakobwa babyariye iwabo kuko umugabo araza akagusanga wiyubatse wimereye neza akagushuka akakubeshya urukundo rudahari nese ko mubyara we yavuze ngo ntiyari kuntwara mfite ahahise habi ngo kuko nakoze akazi ko mu rugo yamumpaye atabizi ko nagakoze ese rya jambo yavuze ryo kuvuga ngo nindeka twari Mutesi ikibazo ngo ababajwe n'ukarongoye umugore w'umuteramwaku ko ryageze hanze kuri social media aryivugira muri record avugana n'abandi akavuga ko yamfashije mu by'ukuri ikintu cyanzanye na amagambo Fredina abwira mu byara we ko yamfashije bishoboka akanshigira business murindwa umugabo wa Mutesi awo bibamuzi kuri yego icyo nicyo cyanteye umubabaro magaye mukanya mpamagaye muri kamera hari ndi muri kiganiro yewe narindi kuvuga agahinda kanje no kuburira abagenzi banjye ibyambayo bitazaba no kuwundi arampamagaye turavuganye record nayo iratambutse kuko ngiye mbanje gusaba uburenganzira ndamwitaba ambwira yuko yankundaga bisanzwe atari kunkorera mariage ndamubwira warabimbwiye wowe imyaka 2 ntago nari mushiki wawe nta kibazo je nabohotse Mutesi simuzi sinamwanga urugo ruhire gusa nibimutogotana ndaguma ndivuge
iri jambo nibimuhinduka ntazabizane kuri kamera natwe tubitsa amarira tugomba kurira azabishyire mu cyumba kingirane ntabwo anzi nanjye simuzi nta nubwo nenda kumubura kuko mukenana ari kubona nimero ye. Ibi nyine nimba mwashyize ibintu byanyu hanze mujye mureka natwe tubishyire hanze n'ibyacu nyine bihage kuko nta muntu wapfuye. Ngewe rero mu rwego wenda rwo kudacamo umunyamakuru n'ijambo wo kuri Inside ari we Bobo ntabwo ngiye kujya ngo nkubeshye rwose ibintu abagabo bajya bakora amakosa bibaho ariko nge ku ruhande rwanjye nkanjye umuntu yamaze kundeka akajya mu murenge n'undi mugabo byakinzi kuvuga nacuza nkaceceka ntacyo nabanyije kubwira abanyarwanda. Jewe reka nkubwira impamvu ni impeta nambaye iyi ngiyi naramara n'icyumweru nambitswe iyi ngiyi abanyarwanda bari kureba iyo neze ko twamenya rero modo wawe ze reka twite oya rero modo mumureke nta kibazo rega Mutesi nagaraga reka nkubwire nago Mutesi aragafuka ndamugarukaho tuye tubwizanye nago Mutesi aragafuka imvuga rimwe ntabwo Mutesi yananiranye nta nubwo Mutesi aragufatwa ijambo nta nubwo ari wo gusererezwa ngo ni my modo ngo nta kintu it's okay oya Bobo utumye ndakara kuba Mutesi uyu munsi yarongowe yatereswe nk'abandi bose wenda n'uyu nguyu nawe yateretwaga sibyo nago ngewe ngiye kujyaho ngo musenye ariko ikintu tugomba kureba nk'abanyarwanda uyu munsi Mutesi yamaze kuva mu murenge none ibiri kuvugwa amacuma aterwa amabuye aterwa amasasa aterwa biraza kumarira iki society dukurikiye ngufashe je ntago nari nzi ko umurenge wabaye jewe nari nzi karivi warabaye umurenge sinari mari niryo visi nabimenyeshejwe icyakubwira ko nibyo byivi nabimenye reka ngufasha umva Jackie umva cyabaza uyu mubyeyi nanjye nacyo n'agahinda karahari kandi tugomba kubivuga Jackie uvuze ko nyirugapfe se ubumwisha Jackie isababara nta kibazo sinzi message ari maraso oya nasome ari uruhande rwe darumva tubwizanye ukuri byanze bikunze yaganiriye nande Pastor Mutesi yaganiriye n'uriya mugabo yego bajyaga bavugana muryamanye yego waruhari nibyo yabivuze rega yabivuze ukuri ikiganiro cyatambutse yaramuvugishije amuha amafoto yose Mutesi akora iyo bwabaga amugabo arahindukira arayanyereka arambwira ati icyo shaka nagatwiko kuko kukureka sinabishobora n'uyu munsi uri mugabo yashoboraga gusezerana kagaruka iwanjye icyanzanye hana agasuzuguro nanze ngenda ndashaka guhinduka kandi nzi ko amahirwe yanjye nanjye hari yereka nkwibare reka tubacange turi mu isi ntimukigire nkaho turi mu ijuru hano turi mu isi twambaye umubiri icyatumye tumenya Imana nabi nuko mwayitwigishije nabi ntabwo umuntu ahora mu mwuka nanjye nagenderaga kuri wowe nkakwemera nk'umuntu urangenderaho se genda pasiteri hari amavuta nari nasukwaho ko nanjye ndi umwana uri kuzamuka unzamuka ubundi se reka mbabwire reka ahubwo genda igukizwa mwebwe rero sinzi aho muri kujya nukuvuga ngo je si jewe nta torero ngira nta bishop wambatije wansutseho amavuta iyi ministeri umuntu wese yayicara n'ubu ndabasengera mu izina rya Yesu impano ndayifite ariko nkeneye imbaraga nanjye nkeneye no gusengerwa ariko murabona ndi marayika ugenda mu isi intwari yaratabarutse uretse gato intwari yaratabarutse marayika ari mu ijuru twebwe turi mu isi turi abantu bagikeneye imbaraga mutaza kumbona nk'umuntu ukitabashwa ese ubundi naguye Mutesi ahagaze uretse ko agira ubuntu bakaba muhaye impeta ugira ngo bagiye gusezerana nta mabanga yandi mfite ntashaka gushyira hanze ubu nyine we nta jambo ribiri muriho kuko yasezeranye hari icyo bita isezerano rifite agaciro ndaryubaha ngewe kuko n'abanyita indaya ndabashyigikiye nta muntu nasezeranye nawe none se simfite abana bavuye kandi nasezerano ngira ntabwo nigeze njya mu muyobozi na rimwe sinadivorushije ndi umuntu wishabikira utegereje Imana wowe wiboneye bakakubwira ati love you nuko mfite umugabo wa he yanditse he ngaho ndabizi ko nazaga wambwa ngo urubatse nubatse ku mutwe abantu bubatse ku mutwe Jackie hari impeta nakoze mariage nasezeranye abantu bose bishingiye bagaragara nk'indaya uretse ko nshaka koroshya ikibazo nkashyigikira n'abari kuvuga ngo ndi indaya kugira ngo mbemerere ko ndiyo nziza itegereje kubivamo itegereje n'urugo reka nkwibariza ikibazo cyanjye Jackie yapfukiranye tubyemere ko ndiyo kugira ngo amahoro ahinde reka tugire ariko nabaye indaya itigurisha hano ubwo turi butine muri iki kiganiro
ikibazo nakwibarije nk'umukozi makwihanga abandi babyumvireho nk'umukozi w'Imana iyo wajyaga guhagara imbere y'abantu kwangira avuze kandi atari yivuze kandi oya wanabikoze ke iba yavuze aho ngaho ntago yavuze iba yavuze ukabuzi neza kiri kuvugira muri ariko tarasini kidevo n'ubu yavuga icyo nshaka kukumenyesha ni iki nabeshywe ikinyoma mbeshywa waretse nkasoza ikibazo cyane waretse nkasoza none agakiza n'Imana biratandukanye none se wagize ngo agaragara nk'umusambanyi ahantu uragura agakiza n'Imana biratandukanye umusambanyi yaryamye mu mbuga baramurongora ko wasanga ari n'abarayi babikoze bari kubyorosa ikibazo cyanjye Jackie na Sandrine reka tugaruke gatoya ndumva ibintu byabaye danje cyane nta n'uwantera ibuye reka nibarize ikibazo cyane ko urashaka guhanura kandi umwuka w'Imana niyihanye nababari umwuka w'Imana soreza ikibazo cyane ni ibintu uri kwiganiriza ntago ndi kwiganiriza ni ibintu uri kwibwira Sandrine shuti yanjye ntago ari ibintu ndi kwibwira sibyo reka tuganire na Jackie ntago ari ibintu ndi kwibwira Imana yankoreshaga kera nta kibazo Imana yanganirizaga kera ni umunsi iracyanganiriza kuko n'uriya mugabo wansangaga mfite nawe ntiyari uwanjye nta sezerano yafite ni nkuko na Fredina yaje yego none by the way ntago ndasezerana nimwemera ukuri niba utarasezerana uri indaya mureke guhishira kasongoye ni indaya ahubwo ni nayo mpamvu nge nanze gusukwaho amavuta mwumva ukuri kwanjye aya mavuta nanze ngo banyimikire ubushumba njyewe ndiyizi ntabwo mbyigaraguramo ngo mbigumemo ndashaka kubivamo zana indyo w'impumuso ndahakora nta kibazo utibizi ko ibyo ukirimo bitarasobanuka nta kibazo bitwaye buri muntu agira ikigeragezo cyiwe ngewe nimba nzi ngo nta mugabo w'isezerano mfite baransukaho amavuta y'ubushumba gute hari ibintu abantu baremereje atari ngombwa ibintu biroroshe ngewe ntago naje kubwira Mutesi naje kubwira Fredina wagiye adasezeye mu myaka 2 naramwitayeho nkamuhaka no baracyamamagara akambwira yuko ngewe akeneye kundeba arandeba iki ko yasezeranye mwiyamiye kuri kamera ahubwo Okay, muratuje mbaze cya kibazo cyanyu gisoza. Kibazo gisoza. Nabaje ngo iyo wavaga mu rugo. Yego. Uzi ko warongoranye bivuga amazina yacu n'umugabo utari. Nubundi nahamagawe ndongorana n'umugabo utari uwanjye. Kubera ko ntiyigeze nyambika impeta. Nimba mwarayobye mugaruke ubu nyeneye gusezerana nkagira umugabo w'isezerano sibyo garuka reka tubabwize ukuri wambwiye ngo witwa nde nitwa Bobo umva Bobo wibariza akantu kamwe ngewe mama Rafiki nahamagawe nta sezerano mpamagarwa narishingiye yego nubwo byabaye ngombwa rwa rugo ntirukomere ku myaka yanjye 16 mbyaye abana 3 b'umugabo umwe babahungu ni 6 yego sibyo mvuye mu kazi ko mu rugo narwihanganiyemo ba Jackie barabizi ubuhamya barabuzi bangaburira nabuzi posho Jackie nubwo yamvuga nabi uyu yanampugura nkemera iyo ministeri ingoma dukubita ingoma dukubita yakuzwe na Jackie sare yishyuwe ukwezi kwa mbere na Jackie nubu niyo nkirimo sinigeze ndekura umurimo sinigeze ngira isoni zo kuvugira Imana nagize isoni z'ibyaha byanjye Fredina ambwira ko tuzakorana mariage ndamubwira ati guma mugabo mwiza nacyo bintwaye arangije we agize ate aciye ku ruhande guca ku ruhande ntacyo bintwaye ndacyafite ibyiringiro imyaka 30 mfite ntabwo nshaje ku buryo nakumva ko nace ibintu byangiye cyangwa ishyano ryaguye sibyo tugaruke mama Rafiki nta mugabo w'isezerano agira nta divorce yakoze mama Rafiki Imana yamusanze yigaragura mu ivata rye imugirira ubuntu iramuhamagara ntiyabanje kukoza ako ntiyabanje kukoza ishatse indarya ntiyabanje kukoza ariko burya ndi n'inyangamugayo mu by'ukuri yaguhamagariye mu ivata ntiyakoza mu by'ukuri nta mugabo w'abandi natwaye Fredina nta mugore yari afite ishyano ryaguye nire ko bamuntwaye ahubwo baramugutwaye ishyano ryaguye nire ko bamuntwaye bagutega papa uriya se hari abantu hari abapampe ibintu hano hanze turarutana ku isoko ry'umurimo Jackie ashobora no gucinya inkono bitewe n'ubushuti afitanye n'aba bantu iyi groupe yakeneye kwihostinga cyane ndetse ya ngero nzi kwivugira
kugira ivata Imana yarikuye mu kanwa ndavuga ukuri nk'uko guhari uvuge ya ntabwo rero Ferdinand mufitiye umubabaro urenze hose wagarutse impande zose ugera naho umbwira ko umwuka w'Imana yamvuyeho mwuka w'Imana ntago yamvuyeho nta muntu nishe andiho ahubwo n'ubu wongera unshake tuyihamagare tuyibaza amakuru y'umurwa nawe uyimbarize kuko uko iby'inkoresha nawe yabigukoresha hari ikintu abahanuzi bishyiraho ntajya mpuza nabo umuntu wese Imana yamukoresha kuba inkoresha ibitangaza bigakoreka akaba ari n'abasitari hano hanze nasengeye bagasubizwa harimo Jani wo kuri YouTube wasezeranye n'uyu mutipe w'umusore narase muraziranye ndavuga nawe muraziranye n'abantu benshi Jani namuhanuriye ubukwe akuze uwo tumureke yego na Garasi uramuzi ni benshi wivunika Garasi uramuzi Garasi w'umuhanuzi nzi benshi ntabyo umugore wa Efuremu nawe yarutse guhitinga wajyanye ntabwo muzi jewe muwaruraza uramuzi muwaruraza w'inzobe bavuga ngo yarazi ko inzobe bitaruha uyu munsi wa none rero nari kubabara ruko natwaye umugabo w'abandi cyangwa narindi kumwe n'umugabo ufite urugo kuba bamuntwaye mu mpepore utwaye kuko uyu mugabo Mutesi yashakanye nawe nta mugore yamukuye mu maboko uzwi ntabwo yamuvanye mu rugo rw'umugore baseze none se ntimukeneye kumenya ibitazwi twabibazaniye nimba mukeneye ibimenyetso nabyo yaje mu buryo bwo kwiyama ngo nazaje yewe naje mu buryo bwo kuvuga ngo namva inyuma uyu mugabo ntabwo ari imanzi sibyo yateretaga nkuko nabandi bose ikindi na Sandrine yateretse ntiyari isugi nawe ni wari yasanganye abana nibi ikibazo gihari twakivuze twikira ibintu inkuru yamaze gutwika Sandrine ikibazo kiri wenda nuko abagabo bajya basa mu buzima bwacu bakatwizeza ibintu nawe se byaba byarakubayeho ko wampinduye umuntu wo ku gasozi Sandrine kandi wangeze rubanda kandi nakubajije ngo ubu umwuka w'Imana yakuvuyeho ntabwo yagenda kuko ntabwo yagenda kuko kugira ngo agende umugabo yagenda nkubwire ndi imbere y'isi nambara y'abagore ndayikiza nambara y'umukristo niyo guhindura umuntu wo ku musozi sinari kwemera ko nasenganye sinari kwemera ko uri umuhanuzi sinakwemera ko n'umwuka w'Imana yakoraga muri we kandi nibyo wagendaga uhanura abantu begasora aho nibwo nari n'uyu munsi biracyasohora ahubwo muze dusenge ngewe nemera n'icyaha burya sinasengana n'umuntu utatura niyo mpamvu nanjye natuye Imana imbabarire ndi imbere yayo n'abantu bacu cyaje nsorezaho mo murahita mundusha nyene nuko Yesu nuko yabaye shanijwe ariko nurana kuko twe turaziranye ngo abagura bwije barazi none rero mu magaye nje muganirira inyuma rata wumva gumere utiri imbere y'iteraniro shana baga mfite ubwo bamvuga ati Mana ibi bintu uzabishyireho iherezo ugaragaza ukuri kwawe kuko ngewe ntago nibyo byiza none se ifite itangiro nikigira n'iherezo iherezo riragaragaza nimba nsigiye inda ntimubizi niba nsigiye umwana ntimubizi ahubwo mwe munshake mumbaza amakuru ntabahaye ayo nabahaye mutwarayo reka turangize ikiganiro cy'uyu munsi reka tubashimire kuko nukumva mwakwe kubana natwe ubwo ni ayo ubutaha